akaba yakubeshye agiye kugurira ariko buri bake agiye kugukura rero ugasigara kwishyura ibyo yari byanyweye n'agatelefone kawe kagiye. Hari ukuntu iyo babaga bafashe akaburuse bajyaga bakicara ahantu hamwe buri wese ati ngiye mfite 5 ndati mfite 2 ndifite 3 ndifite 10 bakayabarira. Mbona ari umuco mwiza terwa no kwikunda. Nyuma yo kwikunda hakazamo nk'ikindi twakwita kwanga donc kutanga umugayo, ubunyangamugayo buke. Yego ni hahandi ushobora gusanga yikunze ariko agiye gutumira n'abandi ngo baze bamufashe gukenesha umuntu. Yego ahantu ngiye kubasuhuza mwe mukurikiye Hori Wacu TV, ubasuhuza nta wundi nijye mumenyereye ari we Rutikanga. Muri uyu mwanya nkaba ndi kumwe na Mama de Fille. Mama de Fille. Ashaka wongera Penza. Penza. Yego. Umeze neza? Umeze neza cyane. Ndabona uri ku mafresheri. Uri uzajya ku mafresheri. Wabwira se abakurikiye iki kiganiro ahantu herereye ra kuri aya mazi magari wagiye ko turi kubazi twagiye kwirukana shitari kubazi. Aya mazi magari ubundi naho bita kwivuko urubizi amakuru wari afite. Ntabwo nari nyafite. Uruzi ko abantu bashaka kwita kwivuko byagwa w'abantu. Yego. Hangaha ni mu karere ka Huye. Mu murenge wa Gishamvu. Akagari ka rya Kibogo. Aho kera bitaga ivumbi. Aho bitaga ivumbi. Yego, hagaru ushaka kuyite ku butaka bwa basogokuru. Akatari ku bwa basogokuru zara bafite ubundi babagaho. Yego. Hakaba ari ahantu bita mu Kidahire. Ahantu hazwi ko inka zose zaragirwaga mu bisi zashokeraga hano. Ariko uzi ujya wumva umutware wa kera wigeze gutwara Kidahire ujye mwumva byo bavuga kera haro bitaga ariko si umuvugera zamuvumba nikane kumuvuga navuga bakuru mu mazina. Yego. Aha Mama de Fille rero tudatinze kugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu. Yego. Muri uyu mwanya rero nagira ngo tuganire ku kintu kijyanye no gukura ibyinyo cyangwa se gukura amenyo. Iki kiganiro se cy'ibintu by'ubujura koko kandi ibintu ni ibintu bifitanye isano n'ubujura. Yego. Ni ibintu ushatse n'ubashaka byite kwiba hakoreshejwe buriganya cyangwa kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe buriganya. N'ubujura urebye. Ariko noneho bushingiye kwitwaza urukundo. Hari umuntu ukura undi byinyo atitwaje ko bakundana. Hari n'umukura batanakundana. Hari umuntu ukura batanakundana to kareba buri kantu kose akumva agashegeti wanguriye akawanguriye batanakundana. Bijya bibaho cyane. Yego. Hanyuma buriyo ukabona rero ingeso yo gukura ibyinyo ituruka ku kiterwa n'iki? Terwa no kwikunda. Nyuma yo kwikunda hakazamo nk'ikindi twakwita kwanga donc kutanga umugayo, ubunyangamugayo buke. Yego ni hahandi ushobora gusanga yikunze ariko agiye gutumira n'abandi ngo baze bamufashe gukenesha umuntu. Yego. Kagambira akavuga ati uzazumperekeze nkwereka ahantu tujye gukura umuntu ibyinyo. Nkwereka ahantu tuzagenda bakadufata neza. Kandi atanabateguje byo uravuga ati turi 3 cyangwa 4. Ubafraga ibyo kutwakiriza urabifite cyangwa ntubifite. Ese ntituzarenza ngahe. Ubundi hari umuco mwiza najyaga mbona abanyeshuri muri kaminuza kera hari ukuntu iyo babaga bafashe akaburuse bajyaga bakicara ahantu hamwe buri wese ati ngiye mfite 5 ndati mfite 2 ndifite 3 ndifite 10 bakayabarira. Mbona ari umuco mwiza. Buri wese akajya gukonsoma ikintu azi n'amafaranga haratari burenze. Atazi donc ku buryo hataza kuba mu maka. Kuko none muri uko gukura ibyinyo harimo noneho n'abagome. Shobora no kujyana ahantu ngo tugende urya umwenda kwishyurira nawe akarya kamwe agashirishaho n'inkoko n'amabrochette yarangiza akanyerera. Mu kunyerera na telefone yawe nawe ashobora kuba nayo yanyerera yinyerera. Akaba yakubeshye agiye kugurira ariko buri bake agiye kugukura rero ugasigara kwishyura ibyo yari byanyweye n'agatelefone kawe kagiye. Nabo nabajura ariko nyine byose ni bimwe. None se buriya we mu buto bwawe hari umuntu waba warigeze ukura ibyinyora? Nawe. Ntabwo wigeze ukura ibyinyo wowe? Nyakareka. Ko
akenshi numva abakobwa n'abagore banezezwa n'abantu no kuganira ku bantu baba baragiye bakura ibyinyo. oya ntawe ariko nta nubwo wabura n'inshuti zawe se, nta n'inshuti yawe yigeze kujyana ahantu gukura ibyinyo se nibura? reka ntayo. ntabwo hari uwageze kumbwira nyine ko hari uwo nari nzi bigeze gukura nyine akantu koroheje aho ngaho ariko ashaka kurira. aragenda akubitana n'umukobwa umwana aho ngaho batanaziranye ati tugenda ugura ufata icyo ushaka muri alimentation. ubwo aragenda acunga akantu gahenze, wagiye kukishyura akishyura ashaka kurira. baramukubira baba we baramukubira ariko ntakunda, ariko nawe yihagazeho. ubundi byiza ugomba kubwira umuntu uti fata akantu katarengeje 5 cyangwa katarengeje 1000. utagiye kwiyemera ngo bafate icyo bashaka cyose. ubundi se buriya uburyo yenda umuntu ashobora gukoresha kugira ngo yirinde gukurwa ibyinyo ni nk'ubuhe? ni ukuvugisha ukuri. yego umuntu wamukura ibyinyo kuba yashatse kwiyemera nawe. avugishije ukuri ati mfite 1000 hano tugende tugisangire, haravamo iki? cyangwa afite 5 cyangwa afite 10,000 ntituyarenze. mukahaguruka aho muri buri wese yapanze amafaranga ikintu ari bufatemo ariko kitarengeje ubushobozi bwa nyir'ubwite. ariko rero abantu benshi ntabwo bakunze kuvuga ku mufuka wabo uko hangana. ubwo hari baba bafite gahunda hari yo kujijisha simbizi, cyangwa se mu kimwe avuga ati ndiyizeye. iyo ndiyizeye rero ntabwo bari buyarye ngo bayamare. umufuka bakaba wizeye ku buryo se yabura n'ikintu akoresha ayo mafaranga kindi. reka nta kintu amafaranga yabura akora. ntabura icyo akora, ariko hari n'abatagira ikibazo cyo kurya amafaranga uko yaba angana kose ntibibatere ikibazo. ubwo ni ukwiyemera ngo yakagiye ahubwo agafasha abakene bari hirya no hino nko ku bitaro babuze ingemu, baza akabagemuriraho kugira ngo agende ayatwike. yego. ubwo rero ni nk'iyihe nama wagira noneho abasore nk'abo ngabo? hari igihe bashaka kumukura ibyinyo yabigizemo uruhare, yiyemeye ko afite ubushobozi, ariko bashaka no kumukura ibyinyo nawe ubwe nta ruhare yabigizemo, ahubwo yenda nk'ubimukura yamwibeshyeho. inama se niyihe? buriya baravuga rero ngo yishe ntaririrwa. nimba yiyemeye nyine ubwo yiyemeye nyine ntaririrwa. ariko yarabona ajyaga arumva mbere ngo yabaga afite nk'umuntu yabwiye ko ari bumusohokane. biga nko muri kaminuza ya Butare, afite umuntu ngo yabwiye ko ari bumusohokane, akabanza akamunyuza ahantu bitaga ngo kwa Zirakamwa, akamubwira ati fata urukombe rwa 100, ubwo ni igice cya litiro, cyangwa akamuguhesha nk'ikilitiro cyose n'ibindazi nka 2 cyangwa ibikeke. yagize akagenda akamwicazaho bitaga kuri bisi, noneho kuri wambonye ati fata icyo ushaka. uwo muntu wahaze gutyo rero adakora nta nkoko yafata, ndetse agafata k'amafuti ashyiraho gusa, ariko aba yahaze. si inkoko ntiwayifata utanayimara ukayipfunyika? kuri ubu ngubu banza basigaye banakura ibyinyo bakanapfunyika ntiwamenya. ubwo inama nabagira nyine busa niyihe? ni ukuvugisha ukorera akavuga ati mfite aya nturenza iki, cyangwa se mfite narenzayo ariko hari icyo ngomba kuyakoresha. mfite icyo kuyakoresha. nta mafaranga yo gutera inyoni burya aba agomba no kubaho. buriya se ntabwo kugeza uyu mwanya rero ujye sindumva yenda umuco wo gukura ibyinyo uturuka he? tembeze pe nanjye ndumva ibyo ntazi ibyo ari byo. turuka ariko ku busambo gusa n'iki, cyangwa byenda ibyo navuga ati mpombye umuntu muhombye. cyangwa yenda hari byaba bituruka ko umuntu yavukanye inzara. hari igihe bituruka no ku nzara to ntawamenya. inzara y'akarande. akaba afite inzara harya bayita inzara y'ikise y'igihekane se cyangwa y'imengekirane, kimwe muri ibyo. ndumva bitoroshye. ariko dahari n'ukuntu bajya bavuga ngo umuntu afite abashyitsi mu nda, ubwo aba afite abashyitsi mu nda nyine akonongeraho n'abandi bamuherekeza. sinzi. ariko kameme ntabwo umuntu akura ibyinyo umuntu akunda, kameme waba namwanga burya. kuko umuntu ukunda ntabwo wajya kumukenesha. ntabwo umuntu ukunda wamukenesha, ntabwo wamubaza ngo ufite angahe. ufite angahe ntituyarenze. hanyuma buriya ubona nk'igihe umuntu ari nk'umukuzi w'ibyinyo akaba yakura ibyinyo nk'umuntu ufite gahunda yenda yo kuba yazamugira
nk'umugore yazashaka bakabana ubona buriya ingaruka zaba izihe? ingaruka rero ni uko yajya mu rugo rurimo ubukene uko aba yaramaze kandi none ubu yemeje ko ugiye kujya umugurira ibyo wenda izo nkoko za buri munsi n'ibyo bintu byose byinshi cyane n'ibyo ibintu bihenze ubwo nyine nimba byemeze kuva mugitangirana kuzariza mwipfiriye nagera iwawe agasanga uyu mukiya ahandi ugiye kubigurira ahandi cyangwa n'ubwo bushobozi ntubufite urumva nyine azaguca amazi nyine tu. Okay, mama Defiye reka nkushimire urakoze kubw'umwanya duhaye wo kuduha iki kiganiro. Murakoze cyane. Yego.